ndagira ngo ngaruke kuri Drosel twabonye ibihe bikomeye cyane byaranze abatutsi, amabariyeri, kuba warahamagarwaga no mu buyobozi ukaba wahicirwa, aho abagore bari batangiye kujya batinyuka n'abagabo bakabatera amabuye bakabica. Wowe waje kurokoka gute? Kurokoka kwanjye ni inzira ndende. Nari ngeze kuri 27 z'ukwezi kwa mbere, bamaze gutwara igitsina gabo segiteri Nyarugina yasigayemo abagore gusa n'abakobwa, ariko icyo gihe twasigaye mu kaga. Turakubitwa bigeze saa 12 haza igitero. Icyo gitero kidusanze mu rugo, bagiraga mu marembo hari ibyo bitaga bati murase, bagafata amabuye badutera. Nta masasu yari amabuye, bayobowe n'abakonseye n'abaserire n'abaresponsable. Nibwo baje banyaga inka zari ziri aho mu rugo, barakomeza bararongora. Twe turi aho ngaho duhagaze dutegereje gupfa, ariko mu masaha 1:15 twagize ubwoba turiruka, tubonye haje noneho igitero simusiga. Turihinda tujya inyuma. Nari nkurikiye mama wari inyuma yanjye, abankandagiye igitsi. Ndakebuka mbona namuzi kuko twicwaga n'abaturanyi, ndahagarara. Mama nawe kuko yari yumva ko badushikiriye, arakebuka aravuga ati mwinyicira umwana mbere yanjye. Twaragarutse mu rugo kuko twicwaga buhoro buhoro. Kiriya gihe ntawagiraga ubwoba bwo gupfa, ahubwo wapfaga mbere y'undi yabonaga ko amutanze umugisha. Twaragarutse aho rero kuko nagarukanye na mama. Tukigera mu mbuga batangira gutera mama ibisongo, amabuye. Icyo gihe twari turi kumwe n'umuryango wa data wacu, nawo turihinda. Nirukankira mu nzu ya musaza wanjye wari apfuye ku manywa, ndihisha. Mama bagumya kumwicira aho ngaho, agumya gutaka. Umuteye amuvuga izina, nanjye ndi kureba. Nyuma yaho ageze igihe cyo kugwa hasi, niho bwo yampamagaraga. Ndavuga ngo mama ntabwo ari bupfe, ndi kureba. Niyambuye ibyo nari nambaye kuko abantu bari benshi. Uko turaha iyo mitwe, aba bantu sinjya mbibagirwa, nabonaga bose bareshya ari ukuba benshi, simenye umuremure n'umugufi. Niyambuye imyenda rero nari nambaye, navuye aho muri iyo nzu mbanyuramo, ntibamenya kuko nari maze kwiyambura. Namanutse hepfo y'urugo ngira ngo mpungiye mu baturanyi, ariko kuko imitima y'abantu yari yabaye kahebwe, ngezeyo numva ibyo bavuga. Nkigera
inyuma y'inzu, numvise ibyo bavuga, numva ko batari mu bwihisho. Nasubiye inyuma, hari urusasa rwari hagati y'umuturanyi wacu rwinjiramo. Nabaye aho ngaho muri urwo rusasa, bagumya kwica mama. Hakaba hari murumuna wanjye kwa data wacu, we wari wabuze uko agenda, afata mama mu nda aramukomeza. Mama akajya amubwira ati ndekura wiruke, umwuka ugiye guhera. Narumvaga ndi muri urwo rusasa, barica ubutababarira. Abicaga mama bazaga guca ibisongo aho narindi, bakankonkuriraho amasasa ariko ntibambone. Hari ijambo mama yavuze umwuka ugiye guhera, ati gupfa si bibi. Nuko abandi bose ndabizi bapfuye, ariko umukobwa wanjye sinzi ko yavuye mu mwuka. Numvise iryo jambo kuko nari maze ari njye wari usigaye. Ndavuga ngo ntaho nsigaye kangaruke. Naragarutse, ariko izo nkora amaraso nta kintu, nta ndwara batakoreshaga. Naragarutse kigera munsi y'urugo ngira ngo nsange mama dupfire hamwe. Ntibyanshobokeye kuko hirya no hino hari imiborogo. Numva umutima umbwira ngo nturi bupfe, urapfa nabi. Byabaye ngombwa ko nsubiraho narindi. Mama agumya kwicwa aho ngaho, aricwa ntiyavamo umwuka. Nanjye ndikumva uwamuteraga iwe akamuvuga, uwamuteraga igisongo akamuvuga. Muri urwo rusasa, nyuma yaho mama yanze kuvamo umwuka kuko bari bakeneye gukora n'ahandi. Barakuruye bajyana muri tuwarete. Mama agumya gutakira muri iyo tuwarete, njye nibwira ngo ari mu nzu. Nabaye aho ngaho kuko bari bakeneye byinshi, sinagera kuri mama muri iryo joro kuko baraye basahuraho mu rugo. Ndara muri urwo rusasa, bigeze mu masaha 9, mama ijwi niho ryari rimaze ntakigiyumva. Numva ko wenda yananiwe, yaguye agacuho agasinzira, ariko siko byari biri. Umwuka wari umaze yaramaze gupfa. Naragiye njya gushakisha, ndaheba. Ndagumye ndashaka, nshakira mu nzu aho ngaho, nshakira mu ya musaza wanjye ndamubura. Ugira ngo urebe ko yihishe? Ndeba ko yaba bamushyize aho ngaho, ariko siho bari bamushyize. Narakomeje, ariko ku manywa basaza banjye babatwaye hano muri aba baguye hano kuri komine. Harokotse umwe aragaruka, nawe aza mu rugo yumva byacitse, ntiyagera mu rugo, yihisha ukwe, nanjye niyogusha ukwanjye. Ariko kuko we yari akiri na mutoya, aba ari ubona mama bwa mbere. Maze kubona mama bwa mbere avuza induru, iyo nduru aba ariyo numva. Ndagenda ndamusanga, nsanga mama acuritse muri tuwarete. Ndamubwira ndi gukomera, natwe turapfa. Ubwo twarahunze turirukanka, tugeze ku baturanyi baratwirukana, aho twakekaga ko ari inshuti. Turakomeza turagaruka. Tumaze kugaruka, tugeze mu rugo, induru iravuga n'ubundi turongera dusubirayo. Nyuma yaho dutekereza kuhungira ku nshuti,
twarahageze ntiyaduha icumbi, aratubwira ati ahubwo muze njye kubereka mu buvumo. Ubwo buvumo twabugiyemo tububamo, nyuma yaho aza kuduhamagarira abaza kutwica. Tugize amahirwe tugira undi uza kutubwira ngo muvemo kuko mugiye gupfa. Turagenda. Icyo gihe byari byabaye ibindi, nta muntu wari ukigira imbabazi. Ariko waje kugera mu mujyi wa Ruhengeri gute? Murakoze. Mu mujyi wa Ruhengeri aho twaraharaye kuri uwo mukecuru wari uducumbikiye, turahaba tugumya kuba muri ubwo buzima twihisha. Bigeze mu kwezi kwa kabiri, umusaza wanjye nibwo yapfuye. Ubwo mbura epfo na ruguru, nsigara njyenyine. Ubuzima butari ubwanjye gusa, bw'abatutsi n'abatutsikazi bari bari hano mu cyahoze ari komine Kinigi, twabuze amajyo. Barahunga, bamwe bahungira za Busogo, abandi bahungira mu mujyi. Tubura inzira yo kujya mu mujyi, ariko ngera hano hari umushinga wa bayi. Ko nageze mu mujyi nibyo nagiraga ngo nkubwire. Twahungishijwe atari njye gusa, duhungishwa n'abo bakozi bari gukora baye. Abayi bariya bacuruzaga amazi. Tugeze mu mujyi, ntaho umututsi yagiraga ivugiro, byaranze. Tugeze, twahungiye hariya kuri Croix Rouge. Tuhageze tugira ngo baratwakiriye, ariko bafite impamvu. Amashyaka ya Prosoma na Parimehutu, icyo gihe nk'uko Fidele yabimbajije, mbere yo gutora akamarampaka birumvikana ko hari igice kimwe cyari gishigikiye ko umwami akomeza kuyobora, ntiyayobore abantu bazana amacakubiri mu gihugu. Bari basobanukiye ko umwami yatangaga ubutabera ku banyarwanda bose n'umunyarwanda akaba umwe. Abo bari bashigikiye ko umwami ingengabitekerezo cyangwa se gahunda yo guhuza abanyarwanda no kubagumisha hamwe yari yaratangijwe n'umwami igumaho. Bakoze ishyaka ryabo baryita Rinari. Abandi bari baracenyewe n'ingengabitekerezo ya jenoside, bashyiraho icyitwa Prosoma, Association de Promotion de Masse, ishyaka rya rubanda nyamwinshi. Barongera bashyiraho icyitwa Parimehutu. Murumva icyitwaga gukora ishyaka riteza imbere abanyarwanda, riteza imbere igihugu, ntabwo byari bikirimo. Byari byahindutse ishyirahamwe rya rubanda nyamwinshi na Prosoma, byahindutse Parimehutu, ishyaka ribogamiye ku bahutu gusa. Igihugu cyari cyatangiye guhura n'umwiryane. Ntabwo rero byagombaga gushoboka ko abantu bakora amashyaka ateza imbere igihugu bamaze gucengerwa na politike y'urwango, na politike yo kwicana. Uwigisha ingengabitekerezo yo kwica abatutsi yari yageze ku cyo ashaka kugeraho. Bagombaga gukora amashyaka bagendeye muri izo mboni bibonagamo uwo munsi n'abanyapolitike bari babibigishije muri icyo gihe. Murakoze cyane Felicien. Ariko ndagira ngo nambwire, muri Gashyantare 73 ubutegetsi bwa Parimehutu buyobowe na Perezida Kayibanda bwatangije igikorwa cyitoteza no kwica abatutsi cyiswe Mututsi Mviraha. Ibi byari bishatse kugira ngo agere kuki? Arakoze Fideli. Kayibanda ku butegetsi bwe yagiyeho yujuje ingengabitekerezo ya jenoside yuzuye.
kuri leta Kayibanda yigeze kujya mu muryango w'abibumbye atanga igitekerezo, aravuga ngo arifuza ko igihugu ayoboye cy'u Rwanda abanyarwanda batandukanywa ntibature mu bice bimwe, hakabaho Hutuland na Tutsiland, ibihugu by'abatutsi, igihugu cy'abatutsi n'igihugu cy'abahutu. Kayibanda icyo gitekerezo gitanze ngira ngo ntabwo umuryango w'abibumbye wagihaye umugisha, ariko nta nubwo bakirwanisha, ahubwo baramwihoreye. Arangije aravuga ati noneho ndi perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mfite uburenganzira bwo gukora ibyo ntekereje. Icyo gikorwa cyamututse imviraha rero bagikoze mu buryo bukurikira: babanje gutoteza abatutsi, barabica, barabatwikira, babonye bamerewe nabi no kwicwa no gutwikirwa no kunyagwa inka, ngo no mu mashuri barabirukana, no mu mirimo ya leta barabirukana. Umututsi abona nta bundi buryo asigaranye usibye ubwo guhunga agakiza amagara ye, niko guhungira mu bihugu turanye, bahungira muri Zaire, Uganda, Tanzania ndetse n'i Burundi. Abasigaye rero Kayibanda nabwo abona bitakunze, kuko basigaye muri ya mihana bari baturanyemo n'abahutu. Niko gufata gahunda bakura abatutsi hano mu cyahoze ari amajyaruguru n'iburengerazuba, babatuza mu Bugesera, bakura abandi mu gice za Gitarama n'ahandi, babatwara mu Bugesera na za Kibungo. Gahunda yari iyi: mu Bugesera hari ishyamba, abanyarwanda bari bakiri bake batararitema ngo bariture, haba isazi yitwa tsetse yaryaga inka igapfa, yarya umuntu agapfa. Kayibanda aravuga ngo mubafate mubatuze mu Bugesera, hariya hitwa Nyamata uyu munsi, tsetse izabarya, inka zabo zipfe, nabo bazapfa, kubera ko niba bazaba bakibona amata nibyo baha abana babo. Niko kuvuga ngo Kayibanda yimuye abantu, ariko kubw'amahirwe y'Imana bagezeyo, bamwe tsetse irabarya, yego barapfa, abatarapfuye barororoka. Jenoside yaje kubakuraho, Nyamata ari igihugu gituwe kandi abaturage baho bameze neza. Ngiyo rero politiki ya Mututsi imviraha yatangijwe na Gregoire Kayibanda. Urakoze cyane. Urumva ko Kantano yari yamaze kuvuga ko hari akantu kazaba. Indege ihanurwa ku itariki ya 6. Ubwo ndagira ngo usimbuke uze muri 94. 94 wari he, byagenze gute? Murakoze. 94 nari mu cyahoze ari komine Kigombe. Jenoside uko ubuyobozi bwabivugaga bwari bwaranateguye n'abaturage. Indege ya Habyarimana imaze guhanurwa ku itariki 6, ku itariki 7 bategetse kuguma mu rugo. Ubwo nari mu cyahoze ari komine Kigombe, segiteri Cyuvi. Twabaye aho mu rugo, titwagira aho tujya, ariko ku itariki 7 nibwo batangiye kwica hirya no hino. Ku itariki 8 tubura aho tujya. Ku itariki 8 mu masaha 10 twagabweho ibitero, ariko tugira amahirwe, nibwo nari nabyaye, turahunga. Hari abahutu bari bagifite umutima w'imbabazi. Iryo joro baraduhisha. Ku itariki 9 byabaye ngombwa
inkotanyi zitera ziturutse mu cyahoze ari komine Ngumba cyahoze ari komine Kidaho, kuko icyo gihe hari hashyizwe zone tambo. Muri bupfe mupfe, muri bukire mukire, twasigaye muri iyo nzu ye. Rero tubungu muri iyo nzu, bigeze nko mu masaa 5 haza umusaza arakomanga, ariko urugi rwari rukingiyemo imbere. Ubwo yavugaga ati harimo inyenzi, bagiye guhamagara. Icyo gihe nari nkiri kumwe n'umutware atarapfa. Byasohotsemo aramubaza ati muze ntunzi ngo kukumenya se bitumye utaba inyenzi? Ati rero singiye kubarwaho amaraso yawe, va muri iyo nzu ugende, kuko tugiye guhamagara abasirikari baze babicira. Abaturage banze kubatwikira mu nzu batabanje gusaba uburenganzira abasirikari. Twavuye muri iyo nzu, afata uruhinja turakomeza, ariko kubwo hari bariyeri nyinshi twarazungurutse tuva aha tujya aha. Twageze harino mu Gasiza, kandi twavuye mu Cyuve saa 5, ariko twageze mu Gasiza saa 3. Twarayeho mu Gasiza mu gashyamba kari gahari, tuharaye. Burakeye mu gitondo turakomeza, tugeze muri Nkumba, tugize amahirwe tuhasanga inkotanyi ziti mukomeze mu Kidaho. Twageze mu Kidaho, ariko kuko igihugu cyose cyari cyarashishikarijwe kwica umututsi, no mu Kidaho batari batuzi, ntibabitubeshejeho. Twageze aho mu Kidaho, tukimara kuhagera twasanze izindi mpunzi nyinshi. Umutware wanjye yari umuvugabutumwa, tuhasanga aho yabwirije ubutumwa, bati muze tujye kubaha icumbi. Twaramanutse, tuhageze abaduhaye icumbi turaharara. Barakeye mu gitondo hari radiyo RTM, abaturage babyukaga bajya kumva amabwiriza, kuko niho bamviragaho igikorwa kigeze. Hari ibyo bitaga ngo akazi kuri RTM, bahabwiraga ku kazi bagomba gukora. Narirengagije nanjye ntigiye kumva RTM, najyanye n'abadamu aho inyuma, siga umugabo n'abandi yari kumwe nabo. Hageze tukihagera numva simerewe neza, ndagaruka nsanga aho yari ntakihari. Baza umusaza nari mpasanze, se wa mugabo wari urahari? Wa musaza ntiyansubiza, ariko nibwira ikibaye. Naragarutse mfata uruhinja nari ndyamishije aho nari naraye. Basanga hari muramu wanjye nari ndi kumwe wari ufite imyaka 10. Ndagenda nabaza nti mukuru wawe ari he? Arambwira ati mbonye agenda, ngiye kumukurikira mama. Ko bagumye guhatiriza ngo dusubireyo. Ndagaruka, maze kugaruka ngeze munsi cyahoze ari komine
bambe Kidaho, tugeze mu Matumba bari imbere yanjye, nje nari inyuma. Aho bari bagiye kunyicira sinari mpazi. Nabwiye wa mwana tunyura, twaciye mu Matumba turakomeza tugira mu Cyanika. Mu Cyanika tuhasanga izindi mpunzi, tuhasanze izindi mpunzi. Babandi bamwishe barongera nabo barahunga, kuko inkotanyi zari zatangiye kurwana n'abasirikari ba Habyarimana. Noneho abaturage bari mu Kidaho bose baza mu Cyanika, barahadusanga. Bamaze kuhadusanga, umwana twari turi kumwe abonye babandi badusanze, waracika ajya mu Nkotanyi, njye nsigara aho ngaho. Bo tuhageze, bakimara kuhagera bo baragenda bajya muri Kongo. Njye kuko ntaringira inzira yo kujyana nabo, nasigaye aho. Ndashima ingabo zari za FPR Inkotanyi zo Kabyara, zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo zitahaba hariya mu Cyanika narindi, kuko abandi barahungaga bakagenda, njye sinari ngira uko mpungana nabo. Nubwo nari umunyarwanda ariko sinari ngira umunyarwanda. Barahunze, njye nsigara aho ngaho ngira amahirwe kuko hari inkotanyi ntibanyica, narahasigaye. Ariko nubwo twaziraga inkotanyi ntitwari tuzizi. Abo twari tuzi ni abasirikari twari turi kumwe ba Habyarimana. Ariko Kabyara zaduhaye ubuzima. Urakoze cyane. Abemeye bakemera icyaha barafungurwa, abatemeye barahanwa. Ni ukuri leta nziza yaduhaye ubutabera. Urakoze cyane. Nyakubahwa Meya, akaba n'umushyitsi mukuru, abanyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, mwiboneye ko cyangwa mwiyumviye ko jenoside yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa, ariko tukaba twishimira uyu munsi ko yahagaritswe n'ingabo zabo zari za FPR Inkotanyi, ndetse ubu abanyarwanda bakaba babanye kandi babanye neza muri wa muco wo gusigasira ubudasa bw'abanyarwanda. Ubu muri 91 nk'uko uyu mubyeyi yabivuze, icyitwa abagabo, abasore guhera ku myaka 15 bose bari barapfuye. Hasigaye abagore, abana b'abakobwa n'abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 15 muduhinja aribo batwebwe. Icyo gihe rero muri 93 ku ya 8 Habyarimana asabye imishikirano. Ako gakuryo nyana ashaka kukubwira na kicyo gikena na 3 ku ya 8. Yego, akikenda na rimwe ko nukufungura imfungwa. Ako karabaye sinzi niwe ko bashakaga nako ugasimbutse burya ntago byaba byuzuye. Ngira ngo muri 91 ndashakaga kwivugira, hari umugabo witwa Bono majya avuga ngo ni irihe jambo rya mbere Inkotanyi zakubwiye, niryo ryanteraga amatsiko. Ariko reka manze mvugeho kuri ako gakuryo bambwiraga ko muri 91 muri 91 Inkotanyi zigera mu Birunga ziba hano inyuma aho bita mu Karandaryi, ngira ngo abantu benshi barahazi. Zagombaga gutanga isomo kuri leta ya Habyarimana, bakagera mu mujyi wa Ruhengeri, umujyi wari ufite amateka aremereye, wavukagamo abategetsi b'icyo gihe, abasirikare bakomeye. Ariko bakagera n'icyitwa gereza ya Ruhengeri,
yagombaga kumvishirizwamo abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Inkotanyi rero ziricara n'umugabo w'ikirenga w'ingabo Paul Kagame dukunda cyane, basanga inzirakarengane ziri muri gereza ya Ruhengeri zigomba kubohorwa, zigomba gutabarwa. Niko kuno gufata gahunda bagaba ibitero kuri gereza ya Ruhengeri, bava mu Birunga. Icyo ibyo nabyibuka nubwo nari muto. Dore yari arimo hariya mu bo zafunguye, ubundi yakagombye kuba ari uri kutuganiriza amateka. Bakora special operation, bafungura imfungwa, abemera kujyana n'inkotanyi bajyana nazo, ababyanga basora mu giturage. Icyo nibuka rero, umuntu wese wavuye muri gereza ya Ruhengeri utarajyanye n'inkotanyi yagombaga kwicwa yiswe ikiso cy'inkotanyi. Abo nzi biciye iwacu bari basubiye za Gisenyi wabo ngo baratashye, baravuga ati umuntu wese wakuye n'inkotanyi muri gereza ni ikiso agomba gupfa. Agakoryo rero inkotanyi zakoze muri 1991 nako go gufungura gereza ya Ruhengeri bakabohora imbohe. Bonome nagira ngo naryo mvuyeho, bavuga ngo ni rihe jambo rya mbere inkotanyi zakubwiye. Ngira ngo nansabe akarere ka Musanze ibuka n'ubuyobozi bw'ingabo, njya numva special operation zakozwe, nkumvamo iyo kuri Sainte Famille batabara abatutsi bari bahari, nkumvamo iya Kabgayi, nkumvamo iyo kuri stade, hari nizo bakoze za Kiziguro, ariko sinumvemo special operation inkotanyi zakoze ngo zirokore abatutsi ba hano. Na gatatu mbere yuko zisubirayo bari ku musozi wa Bisate n'iki n'iki yose, natwe turi hakurya ngaho mugari, baravuga bati nidusubirayo dusize bari abapfakazi na ziriya mfubyi hariya nabo bazicwa. Batanze rero abasirikare ba Habyarimana bahaye intera hamwe gahunda yo kuza kutwica saa 8 z'ijoro. Babwira intera hamwe bati mwebwe mufate imihoro, mufate amacumu, murinda aba bantu saa 8 za nijoro, turaza kubica. Bazenguruka urusengero barureba neza uko bagomba guteramo amaguru nede nijoro, barangije baragenda basubira kuri defense yabo ku Gitari. Saa 6 z'ijoro inkotanyi zari zihagera tuyiburizemo. Yahindutse tugiye kuyikora none ahubwo mwe mugenda mwiryamire, ibindi turabikora mwakoze. Intera hamwe rero ntizari zizi gutandukwa inkotanyi n'abasirikare babyara, keretse iyo biba ku manywa byibuze bari kubona imyenda bakabibona. Intera hamwe ziragenda, inkotanyi zinjiramo, zidukuramo twese uko twakabaye. Abantu bashinguye hano nka 98% rya Bonome rero numvaga ntabwo hano ntavuze. Icyo gihe naje kugira ubwoba bwinshi, ndetse nshaka no kwihisha ngo mve ahantu twari turi ngene nihishe mu birete, kuko sinari nzi ko ari inkotanyi. Ntabwo ayo makuru nayabonye. Babibonye umukecuru ambonye wanjye anzana ku musirikare w'inkotanyi, yari afite imbunda ayishize ku bibero, imbunda y'amashini gani, ayifatira ku ruhande ashira ku bibero, arambwira ngo humura, ahantu mwari muri niho habi, aho mugiye nta kibazo. Ndamubwira none se ntabwo muri butwica? Avuga ya twebwe ntabwo twicana. Muri bandese ngo turi inkotanyi. Muri inkotanyi nari maze kumenya mu bwenge gatoya, babandi bajya bavuga bene wacu bashaka kudukiza ngo yego ubwoba burashira, ndinda njyana nabo kugira mu biriro byabo Butaro, ntongeye kugira ubwoba. Nayo mateka dufitanye n'inkotanyi. Murakoze cyane. Urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside, atubwire ese ko mwe mwabayeho nyuma ya jenoside mukumva amahano yagwirira iki gihugu, ni nk'urubyiruko n'iki mwigira kuri aya mateka? Murakoze. Twe nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside, ibyo twigira ku mateka yaranze igihugu cyacu atari meza birenze kimwe, ni byinshi cyane. Nabifata nko mu byiciro bitatu. Mu cyiciro cya mbere ni mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ubuzima bw'igihugu cyacu busobanuyemo ubumwe, kuko mbere abanyarwanda bari umwe, bari babanye neza,
imigenzo ya kinyarwanda myiza umuntu abona ko ari myiza yose ikorwa, igihe kiragera irasenyuka, ariko isenyuka kubw'impamvu wavuga ko zitari zifashije, zitarutaga iyo migenzo. Urumva habayemo gutandukana kw'abanyarwanda, bajya mu bice, babaho mu bice, ari nabyo byazanye inzangano, bikarangira abahutu bishe abatutsi, jenoside nyine ishyirwa mu bikorwa. Haza mu gihe cya jenoside birenga urwango, ahubwo bigera ku rwego rw'uko wumva ko umuturanyi wawe mwasangiye, mwashyingiranye, wakurereye, wakubyaye umwana muri batisimu, wasigaga ku rugo, wamuvutse ubuzima. Jenoside ikaba mbi cyane kugera n'aho n'umubyeyi yakwihekura nko mu kiremwamuntu cyangwa se mu myumvire ya muntu. Ibyo ni ibintu nyine binagoye gushyikira. Rero icyo twigira ku mateka yaranze igihugu cyacu, icya mbere ni uko amacakubiri cyangwa se kumva ko mugenzi wawe umubona ukamubonamo ikiremwa gitandukanye nawe ni amakosa, ni ibintu nk'urubyiruko tugomba kwirinda. Ikindi nagaruka ku nkotanyi zabohoye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkotanyi ni igisobanuro gikomeye tukivuga nk'urubyiruko rw'u Rwanda, kubera ko ntabwo byabasabye kuba ari bakuru cyane, ntabwo byabasabye ubushobozi bwa mirenge mu buryo wenda bw'amafaranga cyangwa se bw'imitungo kugira ngo babe bakora igikomeye bakoze. Byabasabye umutima ukunda, kandi ukunda utavangura. Ese ubu dufite urubyiruko rushobora kwitangira igihugu rwikomeje nyine ku rugero rwa bakuru baho? Urubyiruko rurahari kandi ntabwo ari rumwe cyangwa se babiri, ntabwo ari umwe cyangwa babiri, rurahari rwinshi, kubera ko urugero twararubonye, kuko izo nkotanyi ni ababyeyi bacu, ni abavandimwe b'ababyeyi bacu, ni abaturanyi b'ababyeyi bacu, bateye iya mbere, basiga ibikomeye wafata nk'iby'agaciro, amashuri meza, kuko hari n'abavuye hanze y'igihugu no hanze y'Afurika, baraza bajya mu ishyamba. Ishyamba ni ahantu nyine umuntu wese atakwifuza, ariko barahagiye, bakoze ibikomeye byinshi cyane. Rero isomo dukuramo ni uko kure hashoboka cyangwa se igikomeye gishoboka wagikora, ukagerageza kurwana ku gihugu, kandi ukarwana utitaye ku gice runaka, kuko inkotanyi ziza kubohora igihugu cyacu ntabwo zavuze ngo tugiye kurokora umututsi gusa, zo zari zigamije kurokora u Rwanda, kugira ngo zubake u Rwanda rwahozeho ruzima, rwongere rugaruke rwo dufite uyu munsi wa none. Irindi somo dukuramo ni uko tutagomba kudamarara ngo twirare, hagomba guhoraho inyigisho, cyangwa se tugomba guhora twumva dufite umuhate wo kwiga, kubera ko igihugu cyacu amateka ni menshi, ugiye kuvuga ngo ayo arahagije waba wibeshye. Rero dufite inshingano, cyangwa se tubonamo isomo ry'uko tugomba guhora twiga umunsi ku munsi, tukiga ibigwi by'inkotanyi, tukiga ibigwi by'ababyeyi bacu bapfuye bitabye Imana, bagerageza kurwana cyangwa se batarata ingufu, kuko icyo twe tubona nk'urubyiruko mu Batutsi bazize jenoside yabakorewe, ni uko n'uwapfuye wese yapfuye agifite icyizere cy'uko nubwo bwose apfuye yari umuntu kandi ufite agaciro, kandi akaba afite n'icyizere cyabe azi neza ko wenda batarapfa, cyangwa se mu ntekerezo akabyizera, avuga ati nubwo mpfuye abana banjye bazageraho. Mama Turasire yahoze abivuga, aho mama yamubwiye ngo fata inzira ugende, bivuze ngo umuntu arimo arapfa, ariko aracyafite byibura ibitekerezo byo kubwira umwana we ngo hungisha ubuzima, ejo n'ejo bundi uzabaho. Rero twumva ko nk'urubyiruko twumva ko dufite inshingano zo kugira resilience, cyangwa se gukomera, ubudaheranwa nk'urubyiruko dukomora ku babyeyi bacu. Murakoze. Twiyubaka abawe Rwanda, wirabira Rwanda wishavuga, ihora yihorera wikwica n'agahinda, ndabizi wabuze imfura, abawe
Bukiye na Kazamu, Buregera na Kayangwe, Seriyombo n'abana bangarukiye, Genge n'umuhungu we Kajyambere, turabakumbuye cyane. Reka twibuke imfura z'inyaruteme, turibuka Rucyondo nacyo mugeneye, Cyabusiku na Ngirabatware, Kabera n'Amakokwe, Ayingoma na Nyirangora, Yububu n'abana be bose tuzahora tubibuka. Mumfashe twibuka Abagambira bo mu Karambo, Kabeja ndetse na Muziranenge, Gasa n'abandi na Binuri, Sibona n'umugore wa Nyirakarambi, turabatashya cyane. Mumfashe twibuke imfura zo mu Bwiza, Rwisumbura na Gashabuka, bititaweho na Nyamuhabana n'umuryango we wose, turacyabazirikana. Kandi dukomeze kubwira abarokotse bari hano ndetse n'abatwumva bari hirya no hino gukomera batazongera kuba. Dufite inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame, uwataragera iwe hari ibyageze iwe byiza yamwoherereje byamugezeho. Mumfashe twibuke umuryango wa Sekarara Apollinaire Ndagije. You and I have responsibilities to teach other generation the past event of our nation. Nimumfashe twibuke, turibuka Nkumi n'abana be babiri, turibuka sokuru wanjye ntagira amahirwe yo kubona ku mwami bigira imvano, turibuka Ibona Erasto n'umuryango we, Businda Daniel, Numvaneza Eraste, Seburansho na John, Sekanyambo Berismas, Nyirandimi Sifora na Nyiragahoboni Beria. Nimumfashe tubibuke. Komera wowe washavujwe no kubura abawe, nyuma y'umwijima haje urumuri, ubu turi umwe kandi ikivi cyabo tuzacyusa. I have recognized that being united as Rwandans, endless happiness among us, genocide never again. Mumfashe twibuke. Turibuka Bitaba Ezekiyeli, turibuka Bidakubagana Rukundo, turibuka Kayangwe. Mumfashe tubibuke. Karera Tito yakoraga muri Ewasa. Mumfashe twibuke Mbanguza Kiza Atera Nyagatako n'abana be babiri, Mukundwa ndetse n'abigira inama. Mumfashe tubibuke. Kandi icy'ingenzi ni uko bitazongera ukundi. Ni n'umwanya mwiza rero wo gushima Ibuka ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwateguye gahunda nk'iyi, kuko ubwabyo biratwubaka nk'Abanyarwanda kandi bikadufasha kurushaho kuzirikana aho twavuye ndetse bikanashimangira za mbaraga dufite zo kutazahasubira ukundi. Rero n'uburyo iyi gahunda yagenze, duhera kuri pano yari raha iyobowe na Fidele wari moderateur, uburyo batugejejeho amateka. Ni nayo mpamvu nsaba kwigira kuri yo, twamagana ikibi cyose aho kiva kikagera, tukamagana ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri aho ava akagera, ahubwo tukimakaza urukundo, tukimakaza ubumwe, tukazirikana ko imbaraga zacu, ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu.
tugejeho ibihangano mu ndirimbo, aho yakomeje kutubwira ngo hari icyizere cyo kubaho. Dushimangire rero icyo cyizere cyo kubaho, kubera ko ubidufashamo arahari. Ntabwo rero dukwiye gutakaza icyo cyizere, ubundi twibuke twiyubaka. Tubasaba gukomeza kandi kuzaza kwifatanya natwe ejo. Mesaje zitandukanye n'ubutumwa butandukanye ejo tuzakomeza kubusangira, ubundi bifuriza umugoroba mwiza. Twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Inyigisho zose zumviswe, tugushimiye byose. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dukomeje gushimira igihugu cyacu cyiza waduhaye. Tugushimiye Mwami yuko urwango rwarabibwe, ariko igihe kiragera urabihagarika ukoresheje RPF Inkotanyi. U Rwanda rukaba rufite ubuzima uyu munsi twese dufite. Turagushimye rero kubwo ibyiza wakoze, ukaduha leta nziza, ukaduha abayobozi beza, ukaduha gahunda nziza. Tamwiza yuko tugiye gutaha, turasaba ngo ubane natwe tugeze imuhira amahoro, uturinde muri iri joro. Ejo mu gitondo twese nitubyuka turi bazima. Tugusabye twinginga kuko tunabyakiriye mu izina rya Yesu Umwami wacu dukunda cyane. Amen.